welcome to my YouTube channel, Shushu TV. Wubatse mugabo ukaba wibaza niba umugore wawe akigukunda nkuko byahoze. Bana natwe muri iyi video tugiye kurebera hamwe ibikwereka ko umugore wawe akigukunda nkuko byahoze cyangwa se byanarushijeho. Mbega uri kugereranya ngo ese mu myaka 2 tumaranye kumubona byahindutse bimeze gute? Ibimenyetso tugiye kureba hamwe muri iyi video birakwereka neza ko umugore wawe akigukunda, yewe byanikubye byanabaye byiza kurusha uko bisanzwe. Tubahaye ikaze ni kuri Shushu TV, bari bushyashya tuguhaye ikaze ubaye usanzwe ugenda ukagaruka, turabanyamugisha kugira mu biganiro byacu bya buri munsi. Uyu munsi rero muze tubane turebere hamwe ese umugore ugikunda umugabo we. Murabanye mubanye imyaka 10, 20, 30, mwacishije muri byinshi, umwe yamenye kamere y'undi, hari ibyo uvuga ati subaranyihanganira bimeze bite, ese aracyankunda nkoko cyangwa yamaze kubona ngiye wanyawe arahinduka. Ikintu cya mbere kikuzakugaragariza ko mugabo umugore wawe akigukunda kandi agukunda cyane byanyabyo, ahora agukumbuye. Waba wagiye safari, waba wagiye mu kazi, ushobora no kuva mu rwaka kugira ngo aragukumbuye, ariko harimo abagabo batabikozwa abimubwira yamwitashira ati uhazi biki sheri c'est quoi ça? Nyabuna abagore baremye mu buryo bwo guteta, mujye mubatetesha sibyo. Niba akubwiye ngo aragukumbuye ubifata for granted, kubera ko hari abatabwirwa iryo jambo, waba hari waba udahari bikaba ari kimwe kuri we. Rero niba umugore wawe ajya kubwira ko agukumbuye kuri message, kuri chat mugirana, wagiye mu kazi, uri safari se, utari mu rugo, akakubwira ko agukumbuye ibihe mujya mugirana, agukumbuye imbere kukubona imbere muri kumwe n'abana, agukumbuye kukubona mu rugo, yifuza ko uri kumwe nawe, icyo ni kimwe mu bimenyetso bikomeye tugiye kuri hano bigera ku 8 kikwereka ko umugore wawe aracyagukunda byanyabyo. Nyabona fata ukomeze ntubikerense, kubera ko ni bake babibona, benshi babaye mu ngo urukundo rwarashize, ariko wawe niba kigukumbura akabasha no kukugaragariza, akagutelefona ati darling papa bebe papa kandi akabyo nuko mwitana, wiriwe utenda gukumbuye, ugira umunsi mwiza, ugira icyumweru cyiza, Imana kujyana muri za kugarura ndi akaba kikubwira amagambo kandi akaba kugaragariza ko ajya gukumbura. Icyo ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko umugore wawe agukunda. Ikindi kimenyetso cya kabiri kigaragaza ko umugore wawe agukunda kandi byanyabyo, ahora ashishikazwe no guhimba udushya mu rugo rwanyu. Ahora rimwe na rimwe ugasanga ibintu uko byari bimeze muri salama njime ziteye gutya, ugasanga yahindukije cyangwa yitambitse muri buryo, ugasanga biramubabaje, wowe birakubabaje. Donc we akora akantu kugira ngo uhore ubona ibintu nubwo byaba ari bya bindi, ariko uhore ubona ari bishyashya kuri wowe. Umugore ukunda umugabo byanyabyo ahora ahindura udushya. Mugabo nusanga televiziyo uko wari uri yayihinduye akayishyira ku rundi ruhande, ntibizakubangamire ngo bibe big deal mu bitonganire mu bipfe, kuko we aharaniye ko ubona ibintu byahindutse, aharanire ko ubona intera mu rushako rwanyu. Ndavuga impinduka sibyo. Muri commentaire tubwire wowe waracyakubwira ko agukumbuye cyangwa muherukana mu giteretana. Twandikiye muri commentaire utubwire ukuntu bimeze sibyo. Umugore rero ukunda umugabo we kandi byanyabyo, ikindi kiza mu kugaragariza mu mugabo niba uvuga se madamu wanjye aracyankunda nkuko twari tumeze mbere cyangwa byarahindutse. Umugore ugukunda byanyabyo agukunda mu bihe bibi ndetse no mu bihe byiza. Ntago ari wundi mubana mu bihe bibi mubana mu bihe byiza ibibi byaza akagenda. Oya, wa mugore ugera muri bya bihe by'ubukene, bya bihe byawe nyine ubona ko uri down, uri hasi, akakwigaragariza ufite umuntu ukomeye. Fata ukomeze, nyabona wikinisha amahirwe abandi babuze. Ibyo ndajya ngo wambaye ikirezi ntamenya ko kera. Nimo naguhishurira amabanga akugaragariza ko ufite ikirezi, ugifate ugikomeze, kubera yuko abenshi babaye mu rugo bicuza. Hari umuntu ejo ndahoze turi mu kiganiro avuga ngo yakoresheje ubushakashatsi ngo abagabo ngo 137 90 muri bo baramubwira bati bagize amahirwe yo gushaka ntabwo bakongera gushaka. Tubwire muri commentaire wowe ugiriwe amahirwe yo gushaka, wowe mugabo cyangwa wowe mugore uri kureba iki kiganiro, bakaguhitisha mu bitewe n'umwaka umwe mumaranye 2, 10 cyangwa se 40, wakongera kumuhitamo? Wakongera ukifuza ko akubera umugabo cyangwa bibaye ngombwa ko mutagira bushyashya? Wakwifuza ko yongera kukubera umugabo cyangwa wakwifuza ko yongera kukubera umugore? Abagabo yaravuze ati ngo muri 97 baravuze ati ntabwo nakongera gushaka kandi
ngize amahirwe ntabwo nakujya kumuhitamo kandi se nakugira gushaka. Bivuze ngo iki, abantu muhirwa n'ingo muri bake cyane. Nugira amahirwe ugasanga umugore wawe akigukunda, fata ukomeze, kubera ko ufite ibyabuze. Abantu benshi mu ngo mu rushako barababaye, barahangayitse cyane. Wowe rero niba umugore wawe akigukunda, wikirisha winakerensa ayo mahirwe. Ikindi kimenyetso kikugaragaza ko umugore agukunda kandi agukunda bya nyabyo, kandi akigukunda mbega urukundo rwe ruhora rwikubye inshuro nyinshi kuri wowe, akugaragariza ko uri uw'ingenzi, sibyo? Akugaragariza ko uri uw'ingenzi, handi nawe ubwawe wumva ko kuba uri mu rugo hakuno umuntu akugaragariza ko ari ukuwa agaciro, nawe ukabibona ukumva urishimye. Noneho umugore ugukunda we arabikugaragariza, akabikubwira ati uri umuntu w'agaciro, nkubuze. Ntabwo ari bya bindi ngo uvuye mu buzima bwacu twahagarara ko buri wese Imana yamugeneye ikizamutunga, ariko we akugaragariza ko kuko ubura n'isegonda rimwe mu buzima bwe byinshi byaba byangiritse. Ahora kwibutsa uburyo ki uri ingenzi, agushimira ibyo umukorera, agusaba imbabazi aho mwagize ibyo bitumvikanamo, yirinda ko hari ikibi cyaza mu rugo rwanyu ndetse no mu rushako rwanyu, sibyo? Uyu mugore rero nimba umufite, mukomeze, kubera ko ufite ibyabuze, ufite ibyo abandi babuze. Fata ukomeze uyu mugore uhora kugaragariza ko uri ingenzi mu rukundo rwe ndetse no mu rugo rwanyu. Nyabuna abagabo, hari igihe umugore aguhamagara akakwita utuzina twiza kubera ko nyine ari ibintu mutamenyereye, ugatangira arashaka ikirondero. Mbwiza ukuri, ni amafaranga ushaka nyaguhe, na rivaje yasohotse hoya. Hari igihe umugore abikorera kugira ngo akwereke ko you are still loved, uracyakunzwe nka mbere. Ntabwo ari bya bindi byo bya cyagihe mugiteretana na n'ubu biracyahari. Rero niba ufite umugore umeze gutyo, nyabuna wipfusha amahirwe ubusa, sibyo? Ikindi nanone kikwereka ko umugore wawe ukunda bya nyabyo mugabo, ariko bari mushyashya ukabyeje ikiganiro hano, ndakusaba ko twiyungaho, ugende twiyunzeho muri commentaire, mbwira ko ubibona niba ushaka ko twagukoreraho. Kore subscribe, koresha ikiganiro kigera ku bagabo benshi bari kwibeshya ko abagore babo batakibakunda kandi babakunda bya nyabyo, kugira ngo nyine twubake umuryango nyarwanda, cyangwa se no ku isi yose umuryango umeze fresh, umeze neza cyane. Ikindi kintu kizakwereka ko umugore wawe agukunda bya nyabyo, aragukunda mu buryo yishimaho kurushaho muri kumwe. Abagore benshi icyo ntibibireho n'akabanga, ntabwo abagabo bari bakizi. Abenshi bishima iyo abagabo babo badahari. Kubera iki? Kubera ko iyo muhari mu ngo niho ibibazo bivuka. Ubona igikombe giteretse aha bikaba ibibazo, yatambuka bikaba ibibazo, yagira gutya bikaba ibibazo. Rero umugore wawe nimba yishima ari uko muri kumwe, akubona impande ye, uri umunyamahirwe, uri umunyamugisha. Hari benshi nzi bavuga ati ngewe iyo yagiye gukorera isafari azamara nk'ukwezi nibwo ngira amahoro, kuko iyo hari mbabizi neza ko turi butungane, mbabizi neza ko turi bushwane, mbabizi neza ko amahoro mu rugo ahagaze abuze. So wowe niba ufite umuntu ukwifuza impande ye iteka ryose, n'ubundi byanze bikunze iyo abantu bari kumwe cyane bagira ibyo bashwanira, ariko noneho wowe kireya impamvu zituma akwifuza impande ye, zitarimo gushwana, zitarimo kubwira nabi, ahubwo impamvu z'urukundo. Umugore ugukunda bya nyabyo anezerwa, yishima, yiyumva neza iyo uri hafi ye, utari muri bandi bagenda bagakorera ahantu umwaka ugashira, wenda ukajya mu kazi ukagaruka. Ariko hari n'abavuga ati yaba ngiye yagendaga isafari agasiga ampaye ibyo, agasiga ampaye iby'ukwezi, akazagaruka bitewe n'uko iyo turi kumwe amahoro abura. Ngayo nguko. Ikindi kintu twasorezaho kizakugaragariza ko ni bibiri tujye gusorezaho, kizakugaragariza ko umugore wawe agukunda kandi bya nyabyo, aragushyigikira mu ntego zawe zose. N'ahandi uzasanga umunyarwanda avuga ngo inyuma y'umugabo w'umunyantsinzi watsinze wabigezeho hari umugore ubyihishe inyuma. Umugore rero, umugabo niba ufite umugore ugushyigikira mu byo ukora byose, apana kujya n'iby'igitutu uvuga ngo ninjye mugabo ndabikora uko mbyumva, natabyumva abireke, nabyumva nibyo. Nyabuna niba umufite ugushyigikira akakumva, ukabuze uko ukora mwayumvikanyeho, ukimbukira kuri BC AZ ari uko mwabyumvikanyeho kandi ubona ufite support ye, ni ukuri fata ukomeze, kubera ko ufite ibyo abandi bavuze, ufite ibyo abandi bavuze, ufite amahirwe. Ikindi twasorezaho mu gusoza, ariko se nshuti, nyandikira muri commentaire, umugore wawe wowe urabona gukunda cyangwa uri kubona hari ukuntu bitameze, twita dukora ikiganiro noneho kikwereka ibyo wakora kugira ngo yongere arushaho kugukunda. Mu gusoza, umugore ukunda umugabo we bya nyabyo aramusengera, aramusengera amanywa n'ijoro, mana umurinde, umugende imbere. Uzabwirwa n'iki ko agusengera rero?
no muri message arakubwira ati nagusengeye aho uri ngo ugire amahoro y'Imana, ibyo urimo ngo Imana ibane nawe, mu rugendo urimo ngo Imana ikugenda imbere, nagusengeye nsengera urugo rwacu. Ntago ari ibintu asengera mu mutima gusa ngo wumve ngo ntabwo uzabibona, byanze bikunze proof cyangwa se ikimenyetso cyangwa se gihamya urabibona. Umugore rero ukunda umugabo we aramusengera. Mugabo nimba ibimenyetso usanze biri ku mugore wawe fata ukomeze, niba usanze bitarimo unyandikire muri commentaire umbwire aho wumva bishobora kuba byarapfiriye, cyangwa se winjire ku rubuga rwa Shushu TV rwa WhatsApp, link ndayibashyiramo muri commentaire, ukandeho winjire kugira ngo dukomeze kubana, kugira ngo dukomeze kwigana byinshi bigiye bitandukanye. Turabakunda cyane, muhahe muronke, turabifuriza ishya n'ihirwe mu ngo zanyu, turabifuriza ko abagore banyu n'abagabo banyu babakunda, urugo mugakomeza kuryoherwa n'urugo, ntimwe muri babandi twumvise bavuze bati ngize amahirwe yo kongera guhitamo sinamuhitamo sinakongera no gushaka, kubera ko nyine bagize urushako rubi, kubera ko nyine bazinutswe n'urushako. Rero mwe mugifite urushako bwiza mufate mukomeze kandi musengere, cyangwa se dusengere bariya byanze, bariya urugo rwabereye nk'ukuzimu, rwabereye ibikomeye, kubera yuko ndakubwiza ukuri ko ntawe usenya bishaka, nta n'uwanga kubaka ku bushake. Ni ikigeragezo nk'uko ibindi biza, umuntu agapfusha, umuntu ntabyare, ni nk'uko umuntu agira ikigeragezo nyine agasenya. Imana ikomeze kubanda kandi ikomeze kubakunda, turabakunda cyane kuri Shushu TV. Bye bye.